inkotanyi ziratugeraho mu gitondo bataratugeraho, ariko ukibaza urwo rugendo nkambwira ariko mama kereka ahubwo wenda ubwiye muzehe agatwemerera ahubwo tugize tukiruka tukareba ko byiza twagera no mu ruhango. Bamaze kutugeza hanze babonye ko tubaretse tutayikwirwamo, izo ntambwe zitazibwira muzehe ngo wenda twababarira wowe kubera ko ushaje ngo n'umukecuru. Muzehe kubera ubutwari bwaravuga ati nta soni ukanyicira abana ukanyicira abuzukuru ukansiga ameze nk'igiti kitagira amababi n'amashami, ati ntabwo nakwemerera, ndajyana n'abana banjye n'abuzukuru banjye. ntabwo byoroshye kubona icyo umuntu avuga nyuma yo gukurikira ubuhamya ku byabaye mu gihugu cyacu muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko reka tubareke mukurikira ubuhamya, Njyewe nari imyaka 10 gusa jenoside itangira, nibwo nari nkiyuzuza umwana utangiye cyangwa se umukobwa utangiye ku mwangavu, nigaga mu wa mbere segonderi mu by'Imana. Uyu munsi ngo dushyingura 558, hakaba harimo mama wanjye ubyara na papa wanjye, amushyingura abasaza banjye 3, kandi nkabashyingura mukuru wanjye wari ivanga na musaza wanjye abona kurikiraga, basogokuru na nyogokuru, batante banjye bose, baonkle banjye bose, kandi muri abo bose mvuze nkaba nari mpambanywe n'abantu 15, nkaba nari wa 16 uvuye muri urwo rwobo baduhambyemo. Ubundi ntibimenyerewe yuko abantu babiri batanga ubuhamya icyarimwe, ariko impamvu twabyifuje nuko ngiye nk'umwana w'imyaka 14 muri icyo gihe, ndetse na mutima wanganaga na musaza wanjye wa bucura, twarokokeye umunsi umwe, interahamwe zadutereye igitondo kimwe, ndetse mbere yuko bagera ku muryango wanjye aho narindi babanjije aho mutima yarari. Ndashaka kugira ngo mbanze mpe akanya mutima nawe abanza bibwire, hanyuma dukomeze tubabwira ayo mateka y'uwo munsi mubi tutazigera twibagirwa, kandi duha icyubahiro abacu. Murakoze. Njye nitwa Mutima Estera, ariko benshi bakunda gukoresha izina rya Mutima. Muri jenoside nari ndi hafi kuzuza imyaka 9. Twari umuryango w'abantu 7 mu rugo iwacu, nari mfite papa na mama, nkagira n'abasaza banjye 2 n'abakuru banjye 2. Abana twari 5 n'ababyeyi papa na mama. Mu dukingura uyu munsi rero harimo papa umbyara na mama, hakabamo n'abakuru banjye 2 na musaza wanjye umwe, undi yashoboye kurokoka, dusigaye turi 2 imfura y'umuryango wacu. Ndumva ari ibyo. Harimo n'umuryango mugari wa data wacu twari duturanye, nyogokuru wanjye yapfuye hagati muri jenoside, n'abandi benshi umuryango mugari wose urahanga tugiye kubashyingura. Frida yakomeza. Aba bantu bose tugiye gushyingura baturuka mu miryango 3 itandukanye, mu by'ukuri ntabwo ari ni ibisekuru 3. Umusaza witwaga Kanyoni n'umusaza witwaga Rugamba baje gutura ku musozi wa Nkinda mbere cyane, mbere yuko twebwe tuvuka, tukaba twarabuzukuruza babo cyangwa se ubuvivi bwabo. Iyo miryango ikaba yaratuye ku gasozi kamwe, agasozi kari kazwi nk'agasozi gatuweho abatutsi benshi, kandi hakabaho n'umuryango wundi twafatanije gushyingura uyu munsi w'abantu bari bashyinguye hano kuri Ngwa. Ariko nge na Mutima twaturukaga muri iyo miryango 2 y'Abanyoni n'Abagamba. Rero uburyo twakuze, ababyeyi bacu babaniye aba bantu babishe neza, bababaniye neza. Sogokuru wanjye Munyabitare Etienne yari umwarimu hano mu kigo cy'Igatagara, ndetse na papa wa Mutima. Ababyeyi bacu batubyara baba mama, twebwe uyu munsi turi ababyeyi bafite abana, ariko ababyeyi bacu bateruwe n'abana bacu aho kugira ngo abana bacu baze gusura ba nyirakuru. Ababyeyi bacu babereye bamarena abantu benshi cyane, barimo yewe n'abakobwa b'abantu babivuganye. Sogokuru yigishije abantu benshi,
papa wanjye yari umucuruzi, umwe mu bacuruzi ba hano i Nyanza, wafashije abantu benshi, wafashije ikipe ya Rayon Sport ndetse atangiza n'ikipe ya Rayon Sport y'ingimbi hano muri kano karere, ari we wenyine uyisponsoringa, ari we wenyine utanga amafaranga akanabiyigishiriza mu gihe cya weekend yaje muri weekend kure mu muryango. Papa wanjye na mama wanjye bakundaga abantu, muri iwacu hazaga abantu bose, ntabwo ababyeyi bacu bigeze batwigisha amacakubiri n'umunsi n'umwe. Iby'abahutu n'abatutsi twabyigiye mu ishuri dutangiye ishuri. Rero ubwicanyi butangira aha ngaha, aka karere ka Gatagara cyangwa se aka karere ka Nyanza, mu by'ukuri abicanyi bihaye umwanya uhagije wose ushoboka. Impamvu yari uko mu by'ukuri twari kure cyane y'aho inkotanyi zatangiriye kutugeraho, byaragoye cyane. Rero bihaye amezi yose ashoboka kugira ngo batwice, badutsembatsembe, batwice urubozo uko babishakaga. Nubwo rwose uwo mugambi utigeze ugerwaho, kuko uyu munsi ndahagaze, uyu munsi mutima arahagaze, ndetse n'abandi twarokokanye hano. Ubwa mbere rero twabanje kujya twihisha mu mashyamba, tukabona abantu baturuka za Gikongoro, baturuka za Kibuye baza bahungira muri kano karere, tukajya tunibaza ngo ese twebwe nibitugeraho tuzahungira hehe, ko abantu b'ince zose baza bahungira iwacu. Tukabona abantu baturuka ahantu hose hatandukanye. Mama akadufata, njye nari umwana wa kabiri nakurikiraga impanga nk'uko nabivuze, tukagenda tukarara mu ishyamba. Mama wanjye aratubwira ngo twambare imyenda myinshi isohoka yose, kuko tutazi uburyo cyangwa se igihe tuzigera tubashiriza kugarukira mu rugo. Iwacu rero hari harahungiye abantu batandukanye, barimo n'inshuti ya mama, inshuti ye magara, aza no kuhasiga abana be babiri, umwana w'imyaka 4 n'undi w'imyaka 5 yabasigiye mama. Tukajya twirukanka mu mashyamba, tukarara mu mashyamba, ku manywa tukaza mu rugo, nijoro tukarara mu ishyamba riri hafi y'iwacu. Hanyuma rero umunsi umwe papa aza kuza yirukanka avuye i Nyanza. Papa yari yajyanye n'undi mugabo w'inshuti ye witwaga Placide, bishe mbere na mbere. Papa aravuga ngo ntabwo ashaka gupfa afite urushoki. Mu by'ukuri wacu witwaga Esiri na mubyara wanjye witwaga Valeri wari warahungiye iwacu nawe. Tugeze kwa Esiri abanza kutwirukana, ariko njye nanga ko hava, mbwira na mukuru wanjye ntabwo uri bugende, turarara hano, mama niko yadutegetse. Mama ubwo yajyanye basaza banjye 3 nabo bana 2 b'umushuti we yari afite, hanyuma twe turara aho ngaho. Bukeye bwaho rero nibwo abatutsi bose ba muri kano karere twese twirukanse tujya ahantu bitaga ku rutare rwa Ruganzu. Mu by'ukuri twari abantu b'ingeri zose, abakecuru, abasaza, abasore, abana batoya, abamama batwite, abana abakobwa b'abangavu, twese turirukanka, ariko mu by'ukuri nuko tutari dufite ahantu tujya. Twahagaze kuri urwo rutare turimo kugira ngo turebe ahantu abicanyi baturuka, ariko ntabwo twari tuzi yuko batuzungurutse. Twarebaga uruhande rumwe gusa. Umusaza wanjye wabucura w'imyaka 9 niwe wavuze ati ngabariya baraje. Badutera baza bavuza amafirimbi, bavuza induru, bafite amahiri, bafite ibiti, bafite amacumu, baza baririmba ngo badutsembatsembe, babatsembatsembe. Mu kutugeraho rero twese twarirukanze turatatana, abenshi bapfira aho ngaho. Ariko njye uwo munsi ndokokana na nyogokuru wanjye n'abatante banjye 2 na mukuru wanjye, tuza kugerangiza nimugoroba tugiye kwihisha ku muturanyi. Mu gihe ba mutima bari Gatagara, twe twaje guhishwa n'umukecuru witwaga Kirota wakoreraga iwacu n'umuhungu we, ariko ntitwaharara iryo joro kubera ko hari hegereye iwacu, barimo barahasenya iwacu, barimo barasenya, barimo barasahura. Noneho mu gusahura uwo mukecuru aravuga ngo nimugende, nimutagenda barabasanga hano batange. Hanyuma tujya munsi y'urugo rwe, ariko munsi y'urugo rwe hari bariyeri neza. Mu by'ukuri agasozi kacu bari barakazungurukije bariyeri, buri metero 100 hari bariyeri. Abantu bazi agasozi ka Nkinda ariko twari dutuyeho, hari bariyeri ahantu hitwaga mu Ikatiro, hari bariyeri ahantu hitwaga kuri Progrès, hari bariyeri ahantu hitwaga Munyamazi, hari bariyeri ahantu hitwaga muri Busogwe, hari bariyeri ahantu hitwaga ku Mubanga. Ahantu hose bari baratuzungurukije bariyeri. Noneho mu kujya inyuma y'urwo rugo rw'uwo mukecuru, tukajya twumva barimo barabaga inka hepfo yacu, barimo barafata abakobwa ku ngufu. Mama uravuga ati aha ntabwo turi buhagume. We ahita agenda ajya ku bandi baturanye aho bagiye kumuhisha,
noneho uwo muhungu uwo mukecuru Kirota we aravuga ati ngiye gushaka, ati bamaze kumenya ko muri hano, ngiye gushaka uko nabimura nkabajyana ahandi. Ubwo hari mu ijoro aragenda avugisha umusaza witwa Simoni, aramubwira ati mbabarira ubu bagumanye niyo ryaba ijoro rimwe, ejo nzashaka aho bajya. Uwo musaza nawe twaduturanye, nuko baratuzamura. Mu by'ukuri jenoside ijoro wabaga wifuza ko yaba ari amanywa ukifuza ko yaba ari ijoro. Nk'ubwo twavuye ni akagendo gato cyane kuva ku mukecuru Kirota ujya kuri uwo musaza Simoni, ariko kuri jyewe numvaga ari urugendo rurerure cyane cyane. Nyogokuru wanjye akaba yari afite abana babyara banjye ba mukuru wa papa bari baravuye i Kigali, bari bafite imyaka 4 n'itanu. Umwe yitwaga Uwera, undi yitwa Kerere. Uwera akakomeza arira cyane, ndashaka amata, ndashaka amata, ndashaka amata, ndashonje. Kandi dushaka kugira ngo twimuke tubaho ahantu hamwe tujye mu kindi gihuru kugira ngo Simoni aze kubona uko atwinjiza mu nzu. Twageze amahirwe tugera munsi y'urugo kwa Simoni, batatubonye, nuko Simoni atwinjiza mu nzu. Yari afite akazu gato cyane, noneho adushyira munsi y'urutara. N'ubwa mbere nari mbonye umuntu uryama ku rutara, hejuru hariho ibishara yiyorosa umusambi. Nuko twinjira muri urwo rutara, munsi y'urwo rutara tujyamo. Njyewe narwaraga bronchite cyane, ariko ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora gufunga inkorora ukayifunga ibyumweru udakoroye kandi urwaye. Uwo musaza umugore we yari yaragiye iwabo, noneho adushyira muri iyo nzu, akajya asiga acanyemo imbagara kugira ngo bagire ngo umugore we arahari. Akagenda akajya kuri bariyeri kugira ngo yumve amakuru, akagaruka nimugoroba. Twirwe muri iyo nzu, tutemerewe kujya muri toilette, tutemerewe kwitsambura, tutemerewe gukorora, kandi turimo turi abantu 9 munsi y'icyo gitanda. Umusaza wanjye nawe mama aza kumuhamwohereza abasaza banjye aza kubazana. Umugabo wari ubahisha arabazana, ubwo tubaye abantu 12 munsi y'ako gatanda. Umusaza wanjye mukuru aza kurwariramo malaria, umuriro uramurenga, tudafite ikintu cyo gukora, tudafite uko tubigenza, nta miti dufite, ariko ukarwara ukikiza. Tumaramo iminsi aho ngaho, ntabwo nzi mu by'ukurikiye twahamaze, ariko ngiye kumukuvamo navuyemo ntabona, narahumye kubera ko twabaga mu mwijima icyo gihe cyose. Bakandondata nimugoroba iyo yatahaga avuye kuri bariyeri, nibwo yatujyanaga kuri toilette bakagenda bandondase. Nkamubaza nti se mama aracyariho? Ati aracyariho, ariko ntabwo uri bumubone. Ese papa aracyariho? Ati oya, ati numvise ko bamaze kumwica. Ese sogokuru wanjye aracyariho? Ati sogokuru wawe banze kumwica, bamujyana kuri bariyeri buri munsi, yahagera bakamwanga. Sogokuru wanjye abantu bamuzi, yari inshuti yanjye cyane kandi yari inshuti y'abantu benshi cyane. Yari umusaza ugira urukundo rwinshi kandi ugira igikundiro. Bamujyanaga kuri bariyeri n'abicanyi ubwabo, bakamureba bakamusunika, bamuciyeho ikote yari yambaye, ariko bose bakagira ubwoba bwo kumutema cyangwa ngo bamukubite, ngo bakamubwira ngo nasubireyo. Yari afite Bibiliya kuva bitangira kugera birangira, bamutwaye buri gihe akagenda yishyize hejuru. Yari umuntu w'umukristo cyane. Noneho bigeze aho ngo baramubwira ngo agende yicare mu rugo iwe. Ubwo bari barashenye igice cy'urugo rw'iwabo, rwo kwa sogokuru, ngo ntihazagire umuntu umugaburira, ntihazagire umuha amazi, bazamureke apfe yishwe n'inyota n'inzara bamaze kwica abe bose. Naho ngaho rero twamaze icyo gihe. Noneho baza gutanga itangazo ry'ibinyoma abenshi muzi, ryasohotse ngira ngo ukwezi kwa 4 kurangira cyangwa se kwa 5 gutangira, bavuga yuko abagore n'abakobwa ngo batazabica, ngo bashobora gusubira mu mago yabo. Ariko mu by'ukuri wari kugira ngo tugaruke nsanzwe ntango ubuhamya inshuro nyinshi, ariko ibi biratandukanye kuko ndimo guherekeza abanjye. Hanyuma rero turagenda dusubira imuhira. Ubwo Simoni yaravuze ati bavuze ngo nimutagenda nanjye baranyica. Turashoboshera turagenda duca iwacu, kuko yari atuye haruguru y'iwacu neza. Iwacu ndahabona ko habaye amatongo. Mbwira mukecuru, mbwira gramere wanjye, nambwira nkomba bari nkajyamo wenda ko nanatora ifoto, nkomba bari nkajyamo wenda ko wasanga papa ari wari. Ati oya nturi buhagarare tugende. Turagenda tujya kwa sogokuru wanjye. Tuhageze dusanga sogokuru yicaye mu rugo hagati, afite ya Bibiliya, inzu bayimusenyeyeho. Njye nahise musimbukira ndamuhobera,
ndambwira nari nzi ko wapfuye, ati nanjye nari nzi ko mwapfuye. Twese turamuhobera. Bukeye bwaho mama wanjye nawe araza n'abasaza banjye n'ababana babiri yari afite nababwiye b'inshuti ye. Mama ahita afata basaza banjye bose abambika amakanzu kuko bavuga ngo abakobwa n'abagore ntibazabica. Noneho tumara iminsi aho ngaho. Mbere yuko badutwara kuri progrès kuri bariyeri, papa nawe yari yarayaje. Mu by'ukuri buri mwana wese w'umukobwa abona papa we nk'umuntu ukomeye cyane kandi ufite imbaraga kandi wakubita abantu bose kandi ukize umuri byose. Papa wanjye icyo gihe agaruka rwa rushoke yavugaga ngo yagiye kwiyogoshesha mbere yuko bamwica, yaje afite imisatsi myinshi, aza afite ubwanwa bwinshi, aza yarananutse cyane, aza yambaye ikabutura, mbega utashobora kumenya ko yari papa. Aje aca hejuru y'inzu, tumubonye tuvuze induru, aravuga ati nimuceceke nigewe ndacyariho. Aramanuka araturamutsa, ariko aratubwira ngo ntabwo ari bugumane natwe kuko bazi yuko yapfuye, ngo abantu bose bazi ko yapfuye, ntashaka kwiyerekana. Iyo minsi yose rero twari aho ngaho, we yagumye hejuru y'inzu yihishe, akingirijwe n'insina n'amakoma, amara icyo cyumweru cyose aho, ku buryo baje kudutwara batujyana, we asigara aho ngaho. Batujyana baduhuza na ba Mutima sogokuru wanjye kuko niko yari ameze, yagiye nagatera amasengesho afite na ya Bibiliya nababwiye ayifite hejuru. Tugeze kuri ya bariyeri, interahamwe nyinshi tutazi ahantu ziturutse, zambaye amakoma, zivuza induru, zivuza amafirimbi, ziratuzunguruka, batugenda badusunika. Mu by'ukuri twari nk'abantu barenga nk'ijana, abagore, abana. Muzehe sogokuru wanjye niwe wari umugabo urimo. Noneho tugeze hagati, za nterahamwe ziriruka zijya kwica ahandi hantu, baduha akana twiganaga nanjye k'imyaka 14 gafite umuhoro n'ubuhiri ngo kadushorere. Mwibaze namwe ibyo bintu, akana k'interahamwe k'imyaka 14 gushorera abantu barenga ijana, ntihagire n'umuntu uhindukira ngo yakambura n'uwo muhoro. Karadushorera. Nanone turongera duhora n'ikindi gitero, tuhageze dusanga izo nterahamwe abahungu ba Buruno ntibahari kuri iyo bariyeri. Baravuga ngo kuko badahari bakaba batari bufate icyemezo ngo nidusubireyo. Dusubiyeyo ubwo hari mu Maninda, tubiyeyo nanone tugeze kuri progrès barongera baradutangira, batwicaza hasi. Tujya tuvuga kenshi uruhare rwa Kiliziya Gatolika mu bwicanyi, ariko tukibagirwa rimwe na rimwe uruhare rwa Kiliziya y'Abadiventiste, kandi imiryango yacu twebwe yamazwe n'Abadiventiste. Ubwo uwo munsi hari harimo umumama umwe wari ufite Bibiliya, nyamara interahamwe imwe muri bo yari isanzwe n'Umudiventiste kandi w'umuyobozi muri urwo rusengero, arazatera inkota muri iyo Bibiliya. Baratwicaza, baratubwira ngo nituzane amafaranga ngo badutwike. Muri aka karere kuraswa cyangwa se guterwa grenade warabyishyuriraga, kuko mwibuke ko Umututsi yari inzoka, Umututsi yari inyenzi. Mu by'ukuri ngo ntabwo twadukwiriye isasu, nta kintu twari dufite. Twari tumaze iyo minsi yose tutarya. Nyogokuru yanagerageza guteka, bakaza bakabimena atekeye ku rujyo, bakaza bakabimena cyangwa se bagategereza bihiye, bakaza bakabitwara, tukanywa amazi y'ibiziba yari ari mu rugo mu kibumbiro cy'inka. Nicyo byari bidutunze. Muzehe aravuga ati nta mafaranga dufite, murabizi ko mwatwambuye ibintu byose, murabona amafaranga ya grenade twayakurahe. Baduha interahamwe yitwaga Rwamudanga yakoreraga iwacu ngo iturinde, ngo dutegereze abantu bavuye kwica kwa Rora ngo baze babe ari bo batwica, ngo wenda barayifite, ngo babe ari badutwikisha, ngo bo barananiwe. Twicara mu mwanya munini nta muntu unyeganyega. Bigeze aho hazi interahamwe iravuga ngo nimubareke bagende, n'ubundi ntaho bazaducikira. Turongera dusubira imuhira. Uwo munsi rero dusubiye imuhira nibwo muzehe yatwicaze twese, adutegeka ko nta muntu uzongera guhunga kandi nta muntu uzongera kwihisha, twese tuguma hamwe. Ubwo hari kuwa gatatu, hasigaye iminsi mike kugira ngo baze kutwica. Twasubiye imuhira duhura n'umukecuru witwaga Roza, amaze kwiba imyenda ya nyogokuru wanjye. Noneho umukecuru amubwira ati koko nawe Roza, nawe uraje kudusahura koko? Ahita avuga ngo reka nzana n'abatwike, munzanire essence mbatwike. Hahita haza iyindi nterahamwe yitwaga, ntabwo nibuka izina rye, ariko umugabo wicaga cyane w'Umudiventiste, nawe araza aravuga ngo agiye kudutwika, ariko babura essence. Hanyuma uwo munsi ba Mutima baguma haruguru, natwe tujya hepfo. Bari baratubitsemo ubwoba. Mu by'ukuri iyo twatandukanaga gutyo bakajya mu rugo, natwe tukamanuka hepfo, nta n'uwabashaga gukominikana mugenzi we. Ubwo twahitaga tuguma mu nzu, nabo bakaguma mu nzu. Ubwo twahageze kuwa gatatu, papa arabimenya ko twagarutse batatwishe, aramanuka, turabimubwira uko bigenze, aravuga ati n'ubundi bari bugaruke. Nawe arahaguma, twese turahaguma. Muzehe akomeza kudusengesha, turongera turaharara umunsi wa 4 no kuwa 5.
kuwa gatanu rero nibwo haje umwana wari muri ya kipe nababwiye papa yari yaratangije ya Rayon Sport witwaga Dagari wakinanaga na musaza wanjye, aratubwira ati ndabumvise bamaze gukora inama none ahangaha bavuze ko mu gitondo cya kare bari buze kubamara ni muhunge. Muzehe haratwegeranya twese twari tumaze kuba abantu 18 ubwo mu rugo, babatante banjye nababwiye, babyara banjye, mubyara wa mama wari uhari n'inshuti ya mama ndetse n'abana mvukana nabo na sogokuru na nyogokuru. Muzehe haratwegeranya twese aravuga ati nababwiye ko nta muntu uzongera guhunga, ko tugomba kuguma hamwe tugapfira hamwe, n'uzaza kudushingura dore nibi yavugaga ati n'uzaza kudushingura azadusange hamwe adushingure. Yegeranya njyewe n'abasaza banjye n'ababyara banjye, mu by'ukuri twari abana batoye, aratwicaza abwira ba mama kugenda, atubwira ati maze rero ejo mu gitondo nibagira hano muzapfa ikigabo, ntihazagira urira ntihazagira utaka, kandi tugiye kujya mu ijuru. Bashobora kwica umubiri wacu gusa ariko roho zacu ntabwo bashobora kuzigeraho. Aratwinjiza tujyana mu nzu, arongera aradusengesha, agarura ba mama mu nzu, turasengana twese hamwe, arongera aratwibutsa ati mwumvise ibyo nababwiye, ntihagire uhunga ntihagire urira ntihagire utaka, nta mbabazi babafitiye, kandi mwibuke ko ari umubiri gusa tugiye mu ijuru. Ubwo rero mu gitondo cya kare nibwo baduteye, ntabwo twatewe n'abantu bakure, twatewe n'interahamwe z'ahangaha z'imunyamazi z'umwikatiro z'inkinda, abantu duturanye iwacu bubakiye amazu, iwacu bagiriye neza, abantu tuzi neza, interahamwe zirimo ba Gatoya, interahamwe zirimo ba Gakuba, interahamwe zirimo ba Kimonyo, interahamwe zirimo abantu benshi bose bari baturutse hariya. Ubwo munsi wari kuwa gatandatu mwibuke ko nabibabwiye yuko iwacu bishwe n'abadive bareka kujya gusenga, kandi ubusanga niyo wajyaga ku iduka ryabo ari kuwa gatanu nijoro ntacyo washobora kuguha iyo iwanyu babaga bagutumye ikintu icyo ari cyo cyose bakubwira ko isabato yatangiye, ariko baza kwica abantu mbere yuko bajya gusenga. Bahereye rero kwa Mutima, bamaze kwica iwabo wa Mutima bamanutse iwacu, ariko mbere yuko bamanuka twumvisa ba Mutima bavuza induru, abana bamwe barira, twumva ayo majwi ko twe twaraye mu nzu yo hirya aho basogokuru bari duhita tweza aho kugira ngo twiruke dusohoke kwa kundi twari abantu bashobora kwirukanka bagahunga, ahubwo twarimutse tuva mu nzu imwe tujya mu yindi yo haruguru. Muri make kwari ukubura ahantu umuntu ajya wabuze ahantu kwirwa. Twese uko twakabaye twirundira mu kumba kamwe, muzehe arongera tuyobora mu masengesho, dutangira gusenga. Noneho twumva abantu bakubise ku rugi, ngira ngo nabo bana bari bavuye kwa ba Mutima, baravuga ati murashize nimwirukanke. Muzehe ati mwese muguma ahangaha. Tuguma muri ka kumba dukomeza dusenga, hataramara n'akanya imwe mu nterahamwe yo ku mugabo witwaga Mbogo ihita yinjira, ifite amaraso ku myenda yayo, ifite n'umuhoro mu ntoki. Tumubonye twese duhita twipfuka mu maso, niba yaraturebye akagira impuhwe simbizi, arasohoka abwira icyo gitero ati bantu baducitse. Ariko ya nterahamwe arabwiye yitwaga Gakuba y'umudivantiste yayoboraga mu rusengero rw'abadivantiste, aravuga ngo abatutsi ntibajya bahunga. Ahita arinjira, araza abona aho twicaye ko turi 18, aravuga ati niko ushaka gukiza umututsi, ntabwo uzi ko itegeko ryatanzwe ko nushaka gukiza umututsi bakwica nawe cyangwa bakaguca ukuboko. Uwo muhungu aravuga ngo sinari nababonye, urabizi ko nta mbabazi nagirira umututsi, ntabwo habonaga. Ahita amubwira ngo nimba rero ushaka ko tukubabarira urica 10 muri bo. Baradusohora, sogokuru arongera azamura ya Bibiliya, dusohoka twese tumwihisha inyuma, baduhagarika hanze mu rugo hagati. Iyo nterahamwe ibwira umwe muri bo ngo genda ujye kureba yimba tuwarete bashobora kuyikwirwamo. Aragenda reba tuwarete, asanga ntabwo ari tuwarete y'umwobo, aravuga ngo ntabwo bano bantu bose bajyamo, ngo tubajyane mu rutoki. Ubwo hari ikindi gitero cyagiye mu rutoki nyuma y'inzu aho papa yari yihishe. Ubwo papa yari akiri hejuru y'inzu arimo kumva ibyo byose. Noneho sogokuru aravugira ati ariko ubu koko narabigishije, ndabamenyera, ndabagaburira, mbavura bwaki, ubu koko icyo ngo twituye ni urupfu, twabagize dute? Iyo nterahamwe iravuga ngo umututsi niwe mwanzi wenyine dufite, ngo kandi inkotanyi zigeze mu ruhango, tugomba kwikiza umwanzi mbere yuko zigera hano. Kandi koko amasasu twari dutangiye kujya tuyumva, ku buryo iryo joro mama wanjye aravugaga ati inkotanyi ziratugeraho mu gitondo bataratugeraho. Ariko ukibaza urwo rugendo nkambwira ko mama gereka ahubwo wenda ubwiye muzehe agatwemerera ahubwo tugize tukiruka tukareba ko byiza twagera no mu ruhango. Ati se urabona nagera mu ruhango nteruye abana babiri, abo bana babiri bari abo mama witwaga mama Ramberi, bari baratinye ku buryo batemereraga nuko nanafasha mama nk'ubyibuze nanaheka uwo mwana, baramwizingiyeho pe.
nyamara nyamara twagerageza tukagenda ijoro ryose wenda tugakwepa ubwire muzehe atwemerere tugende. Mama ntiyigera amubwira. Ubwo bamaze kutugeza hanze babonye ko tuwarete tutayikwirwamo, izo ntambwe zitazibwira muzehe ngo wenda twababarira wowe kubera ko ushaje ngo n'umukecuru. Muzehe kubera ubutwari bwaravuga ati nta soni ukanyicira abana ukanyicira abuzukuru ukansiga ameze nk'igiti kitagira amababi n'amashami. Ati ntabwo nakwemerera, ndajyana n'abana banjye n'abuzukuru banjye. Aradushorera twese turasohoka. Tugeze hanze umumama twari kumwe yari umumama w'Inyanza w'inshuti ya mama, we ari agerageza kwiruka bamwirukaho, ntabwo nzi urwo bamwishe. Undi muntu wari kumwe natwe yari mubyara wa mama wari ufite akana gatoya, waramubwira arababeshya ati uyu mwana ise ni umuhutu kandi ni mukuru wanjye, mumbabarire njyana uyu mwana mushyire se. Baramureka aragenda. Noneho baradusohora. Tugeze hanze batangira kudusunika badukubita ibibakira by'imihoro. Umwe akurura mama, akuriye mama arababwira ati ntunkorera abana, ntunkoreho abana banjye ntubakore. Aradukurura twese ko twakabaye n'abana babiri adushyira ku murongo. Nta mwana wanjye nshaka yicwa n'agahinda. Adushyira imbere iyo nterahamwe ngo n'ubundi murapfa. Noneho baratujyana batugejeje imbere, muzaravuga ati mutubabarire mudihe umwanya wo gusenga. Mama aradufata twese adupfukamisha iruhande rwe, namuze hari imbere yacu azamura amaboko na ya Bibiliya atera isengesho. Mu gihe tutari twanarangiza baravuga ngo umututsi nta mana agira, imana yanyu twarayitsembye mbere, mwidutesha umwanya tugenda ngo dufite akazi kenshi uyu munsi. Babatumanuye, muzeha atujya imbere aduterera indirimbo ivuga ngo twaremewe kuzajya mu ijuru, ngo niho twese tuzishima iteka. Arahindukira aravuga ati mwabatindi mwe, amaraso yacu azabahame kandi mushobora kwica umubiri ariko roho ntimuyigeraho. Arongera arahindukira atubwira ngo mwibuke ibyo naraye mbabwiye mupfe kigabo. Turagenda tugeze mu rutoki dusanga ikintu cy'icyobo cyari gisanzwe gihari, niho bose bahagaze, bari bahagaze hejuru yacyo bamwe, abandi bahagaze hepfo yacyo. Barangira bavuga ngo ngaho ni buri wese nahitemo ikimwica. Mama ati ntacyo mpitamo, n'urupfu n'urupfu. Ati ntunyicire abana nabi. Aratwegeranya nanone. Noneho sogokuru akijya muri uwo mwobo batubwira ngo nituryame twubitse inda. Njyewe ndahaguruka negera Mimi yari mukuru wanjye nakurikiraga, wari ufite impanga yinaga Mimi jyana inyuma yanjye. Ngiye gukurura Regis kwari wari mutoya. Mama arambwira ati murekera ahangaha. Ndabwira Mimi Regis jya munsi yanjye. Mama ati mwihorere hano murekera ahangaha. Ngira interahamwe yitwaga John Lebga, ntumbabarire ndakwingize ntunkozeho umuhoro unyicisha ubuhiri. Nari nambaye umupira ufite ingofero. Muzehe arongera aricara atangira kubabwira. Ubwo twatubira abantu 16 babiri bagiye. Mu gihe yagitangira kubabwira, interahamwe imwe yitwaga Gatoyi irasimbuka imukubita ubuhiri ku gikanu no ku rutugu, agwa ku maguru yanjye. Noneho bose babasimbukiye muri rwa rwobo batangira gutemagura. Batemye mama wanjye bambonye umutwe uvuyeho, mpita nambara ya ngofero. Basaza wanjye numva bavuza induru. Uwankurikiraga we ufite imyaka 11 atangira ati mbabarira. Umutoya ati ayiwe wambabariye koko. Ubwo nibwo uwo mugabo yahise ankubita ubuhiri. Mu by'ukuri sinzi niba yarankubise nyinshi, ariko iyo numvise yari iya mbere imitamya akazi ubwenge. Ntabwo nzi igihe namaze ntafite ubwenge. Nagiye gukanguka nsanga abantu barimo barahirita, barimo baratumanuriraho igitaka, barimo baraduhamba. Noneho kabyara kanjye gatoya kamukuru wa papa karongera karabyuka ati kano karacyari kazima, bagakubita isuka. Hanguyeho nzamura akaguru ngo n'uyu aracyariho ampema ikirenge. Noneho ndaceceka ndavuga ibyo aribyo byose uyu mwobo nibamara mu mutwe wanjye nibamara kusiba, papa ari bumanuke wenda cyangwa yabacitse, ari bumanuke aze afashe cyangwa nenda nanjye ndikuramo. Ariko mu by'ukuri harimo amaraso menshi, yari umwobo urimo ibyondo, ibitaka byari byinshi, abantu bagihirita. Mukuru wanjye nawe yari yarakiri muzima, ndamwumva ahumeka umwuka we wa nyuma. Na tante wanjye nkomeza kumuhamagara nti wisiga. Ntangira rero numvise ko bose bamaze gupfa, ntangira kurira no gusenga. Nkajya nsenga mvuga ngo Mana, nunkura muri kino cyobo nzagukorera ubuzima bwanjye bwose kandi nzabumubikira. Mu by'ukuri ntabwo navuga ngo n'amasaha angana namaze muri kiriya cyobo, ariko umuntu waje kunkura muri icyo cyobo hari umukecuru twari duturanye wakoreraga kwa muzehe kwa sogokuru wanjye. Yumvise ndimo kurira aravuga ati bya bindi bavuze ngo amaraso yacu tutazadukurikirana, ati hariya ahantu bahambye abantu kuva mu gitondo ngo hari umuzimu wanze guceceka uvuza induru. Ariruka, yari yaje gufata ibitoki aho ngaho, ariruka
ajya kubwira umuhungu wakoreraga kwa sogokuru wanjye, undi aramubwira ati nyamara ati wasanga ari umuntu bahambye ari muzima, ati reka njye kureba. Ahageze asanga ndacyarira ndacyasenga, byari bimaze kuba nka nyuma ya saa sita. Abantu bahambye mu gitondo. Mu by'ukuri uw'Imana yashatse gusigaza kandi ngo itambamire umugambi w'abicanyi. Uwo muhungu ankuramo, haraza arantaburura, azana na mugenzi witwaga Nshokeye wakimbona umuhungu akimara kunkurura amaboko abonye ko ari jyewe, ahita afata umuhoro ashaka kuntema. Umuhungu aramusunika aramubwira ati ushobora kwica umuntu wazutse? Ati sindica umuntu ariko nanze kwica umuntu, ariko nuramuka wishuye umwana nanjye ndakwica. Nshokeye rero niwe wagiye ajya kuri bariyeri zose arababwira ati hari abantu bazutse barimo na Frida wo kwa Bernard, ati umwana yazutse. Hanyuma rero maze akimara kunkuramo hari ikindi gitero cyahise kiza, uwo mwana ahita ariruka, umuhungu ahita ariruka aravuga ati ntubabwire ko ari jye nanjye banyica ntihumura. Ndamaze ndetse nta makuru wamenya ya papa, ati bamaze kumwica nonaha. Ubwo papa yabonye bamaze kutwicaho kugira ngo ahunge, aramanuka arabategereza ngo arababwira ngo ayo ni amakuru yatanzwe muri Gacaca, ngo arababwira ngo mbonye ibyo mukoreye umugore wanjye n'abana banjye na data na mama ntacyo nkibereyeho. Ngo arabajyana ajya kubaha inzoga, ngo arageje arababwira ngo sinshaka ko munyica nk'imbwa, mureke nicukurire. Aricukurira bamushyingura kuri bariyeri yo mu ikatiro. Ubwo rero nkimara kuva muri iyo mva nibwo nahise numva igitero kirimo kibyina kivuza amafirimbi ngo inyenzi ya nyuma turayirangije, ariwe Bernard. Umukecuru rero uwo muhungu yahise amubwira ati mbabarira aho umuhishe amasaha makeya nshaka ahantu nza kuza kumujyana. Umugore ati nanjye nibaramuka basanze mufite baranyicara n'abana banjye, ati mbabarira umutware iminota mike gusa nshakisha aho muhisha. Uwo mukecuru aravuga ati nta kibazo niba ari amasaha make, ubwo byari bimaze kugenda bwira bigiye kuba nimugoroba. Ariko mu by'ukuri ukumva ibi bintu byabaye koko cyangwa ndi mu nzozi ndi bukanguke, abantu ntabwo batwishe gutya. Umva ushobora gupfusha umuntu ukamushyingura, aho gupfusha abantu 5, abantu 10, abantu 20, abantu 30 batarwaye, abana, abasaza, ababyeyi, abasore, ukabapfusha umunsi umwe. Umwicanyi agahitamo akica umwana umusekera, akica umwana umusaba imbabazi. Nk'abantu mwarahemutse, mwaraduhemukiye. Mwishe abantu babagiriye neza, mwishe abantu babahaye akazi, mwishe abantu babigishije, mwishe ababyeyi babashyingiye. Mama wanjye yabereye marene hafi abakobwa banyu bose, data yubakiye amazu mwese. Uyu mwenda mubona ntambaye uyu munsi ni umwenda mama wanjye yambaye nahawe Karisitiya mfite imyaka 7. Uyu mwenda wari warasahuwe n'abaturanyi njya kuwubaka, ntabwo ari usa nawo, niwo nambaye. Uyu mwenda mama yawambaraga ajya gushyingira abakobwa banyu. Mugatinyuka mugatema abantu batabatonganije ngo nuko ari abatutsi, mugatinyuka mukatwambura ababyeyi, mugatinyuka mukambura abana ababyeyi, mukabakura mu maboko y'ababyeyi, mukica abagore batwite, mukica impinja, mukica abagabo babagaburiye. Mwarahemutse pe, mwaraduhemukiye pe, mwahemukiye igihugu, mwahemukiye imiryango, mwaraduhemukiye pe. Abana bacu baraterura seke aho kuza gusura ba sekuru na ba nyirakuru, barasura amatongo, baraterura abantu batigeze bamenya. Mwarahemutse. Imana izabacira urubakwiye kuko twe ntabwo dufite. Uwo mukecuru rero iryo joro yabonye ko baje gusaka mu nzu iwe aranyirukana. Mu by'ukuri urakihisha wihishana n'umubyeyi, urakihisha wihishana n'umuvandimwe. Aho nari sigaye jyenyine, ntazi aho njya, ntazi icyo gukora, ntabasha kugenda, mbyimbye umutwe. Iryo josi bakubise uyu munsi maze kubagwa 5. Ijosi ryanjye n'ibyuma ni imisumari, nta disiki irimo nzima. Uwo mukecuru rero inkuru n'ubundi yari yamaze kumenyekana, nza kumenya ko na Mutima yavuye muri toilette, nza kumenya ko Nyiramana nawe yavuyemo. Hanyuma noneho baraturindisha bavuga yuko abantu bazutse buri muntu wese agomba kumenyekana. Mu by'ukuri nta nubwo twari tukibashije kwihisha kuko twari abazuki.
nza gutwarwa rero n'umusaza witwaga Vitali ajya kumpisha murumuna we yarahishe umusaza uvukanaga na sogokuru nawe bari batabye bamutaburuye witwaga Mushoza Petero bageze rero bimbwiye yuko sogokuru umusaza uvukana na sogokuru hari ndamubwira nti nzajya kumurwaza ati ntibibaho umusaza acukura umwobo mu rutoki aravuga ati uyu mwobo niwe uzajya uraramo kuko nijoro baza gusaka mu nzu ku manywa uzajya wirirwa mu nzu uwo musaza arampisha ampisha ibyo byumweru byose nkajya njya kureba muzehe kugira ngo ndebe ko agihumeka atakibasha kweguka ariko nkiruka nkajyayo turahabanda haba icyo gihe akajya mpisha umugabo interahamwe bafashe ejo bundi yitwa Nzigiyimfura yari inshuti y'iwacu cyane mama wanjye yari yarabyaye abana babo muri batisimu 3 kandi papa wanjye yari yarabyaye abana be 3 uwo mugabo mu by'ukuri afite abana bose hamwe 8 mu bana babo 6 ababyeyi banjye bombi bari marene wabo kandi nawe uwo mugabo y'interahamwe yitwaga Nzigiyimfura Vincent yari pare wa musaza wanjye mutoya papa yabanje kumwinginga amubwira ati mbabariro ntwarira umugore n'abana byibuze ubahishe aranga none ngiye maze kubona ko iwacu bose bashize uwo musaza warumpishe witwaga Vitali arambwira ati Nzigiyimfura afite imbaraga niwe uyoboye interahamwe zose z'Inyanza mwandikire umutera imbabazi wenda ari kukugirira impuhwe aza gutware amura urupapuro n'ikaramu ndandika ntera imbabazi ndamubwira yewe papa baramwishe mama baramwishe bakiki bose barabishe abantu bose barabishe sigaye jyenyine nanjye narazutse mbabarira uzuntwari aho kugira ngo aze kuntwara yohereza igitero cyiza kunyica umusaza bibonye aza yirukanka ati yohereje abantu bankurikiye araza arampisha mu by'ukuri inkuru ntitwazirangiza ariko twamaze igihe aho inkotanyi ziza gufata Gatagara njye sinanabimenya yuko zafashe Gatagara abo bantu bari bamishe barahunga bigira ku Gikongoro nguma aho ngaho ntazi yuko inkotanyi zafashe Gatagara ntazi yonjya ntazi niyomva nkajya numva amasasu ariko ntazi ahantu ndi buke Filipo rero aza kuza ni mugenzi wacu nawe warokotse aturutse hano Gatagara araza arabwira ati Frida abantu bageze Gatagara nawe ngwino tugende ndamubwira nti Fili ntabwo nzagenda ntabanje gusubira ahantu batwiciye ngo ndebe ko nta wundi murumuna wanjye wavuyemo cyangwa nta wundi mukuru wanjye wavuyemo nkuko nanjye navuyemo arambwira ati ngaho ngwino tugende ihangane ngwino tugende ndamwangira mwangiye agaruka hano agarutse hano asanga interahamwe zibye abantu bari bashyize inkotanyi zari zashyize aha ngaha barokotse ndongera ndokoka nza kugerayo njya kujya Mugandamure ngera aho ngaho mutima yaje dusanga Mugandamure n'abandi bantu batwa twamaze kugera aho inkotanyi ziri ariko mu by'ukuri aho niho ngira ngo umuntu watekerezaga none ukemera ibyo uvuyemo y'ayo mezi yose ubonye ko abantu bashize mutima kwa yahageze nyuma y'indara yatureba akabona tudukarage twitwakeye ariko twari dufite inda twari dufite imijyi imyenda ducikiyeho ariko inkotanyi zitwitaho abarwayi barabavura nta n'imiti ihagije bari bafite ariko bakaza bakadusaranganya rimwe na rimwe njye nahise nanaremba cyane batujyana kwa muganga i Nyanza nta miti ihari neza twongera tugasubirayo bakavura abarembye cyane ariko nuko nguko twaje kurokoka mu by'ukuri ndashaka kugira ngo turangize turashimira Imana itaratumye twese dushira uyu munsi tukaba duhari kugira ngo tuvuge ayo mateka tukaba duhari kugira ngo dushyingure ababyeyi bacu abavandimwe bacu tukaba tubahesheje icyubahiro nimugoroba honorable yavuze ngo abantu ngo mubona bataraturoze ngo kubungera kubona dushyingura tukongera tugashyingura ngewe ubwa mbere bashyingura mama wanjye n'abavandimwe banjye nabo bantu 15 nari mpambanywe nabo ntabwo nari mpari nari narajyanywe mu muryango wari wanderaga baranjyanye mu kindi gihugu ngarutse nsanga barashyinguye uyu munsi niwo munsi mbashije gushyingura banjye kuwa gatanu nibwo nabiboneye nari narashyinguye papa wenyine ariko ubu nibwo mbashije gushyingura mama ngashyingura barumuna banjye basaza banjye bose nkashyingura mukuru wanjye basogokuru banjye bose sogokuru na nyogokuru abatante banjye ngize ayo mahirwe yo kubyibonera no kurebarekura hari umuntu wigeze kumbwira arambwira ngo yigeze ngo kubona Mimi mukuru wanjye ngo yamubonye ku Gikongoro iyi myaka yose 31 sinigeze mbivuga ariko nahoraga ntekereza nti none Mimi baramukubitaguye cyane akaba yaravuyemo nkuko nanjye navuyemo akaba yarabaye ikimuga nkaba ntazi ahantu ari ariko kuwa gatanu naramwiboneye namwikoreyeho ndamwishyinguriye kandi bose narabarekuye ngo bagende babe mu gituza cya data amahoro twariyubatse turashimira cyane Imana turashimira mwebwe inkotanyi mwiyemeje gutanga ubugingo bwanyu ku bwacu abenshi muri mwe mwarapfuye mupfira ku rugamba mwari mukiri n'abasore bato cyane ariko muritanga kugira ngo dukire mwaduhaye igihugu
muduha gushingura, muduha kugira ngo tuvuge ibitubabaje, nubwo twaba twaye umwanya uyu munsi, ariko uyu ni umunsi wo kugira ngo turekure ababyeyi bacu, turekure abavandimwe bacu baruhukire mu mahoro. Maze ndarangiza nisabira nk'uwarokotse, nk'uwacitse ku icumu rya jenoside, ngo aba bantu tugiye gushyingura ahangaha, tugiye gushyira hano gushyingura muri iki cyubahiro, mubaturindire, mubareke baruhuke, ntihazagire ukongera kudusaba kongera gushyingura. Mutureke tujye tuza tubarebe, tubasure, abuzukuru bazana indabyo. Gahunda ya leta iduhaye hano hato tugiye gushyingura, aho bari bashyinguye ntabwo rwari urwibutso rufite umutekano, ariko uru nguru ruzabungabungwe nk'izindi zose zishyinguyemo abatutsi barenga miliyoni bashiriye muri iki gihugu. Dukomere, kandi kurira no kubabara siko gupfa. Ndabizi neza ko ho bari bishimira yuko twakomeje urugendo tukaberaho ubuzima bwacu ndetse tukabaho n'ubwabo. Murakoze.